abantu batanga amafaranga ngo babasengere ni ubuswa, cyangwa abayakira nabo ni ibisambo. Nta muntu n'umwe wemerewe guhabwa amafaranga ngo asengere umuntu, kuko Imana ni ya buri wese, kandi n'uyigeraho ayigeraho ku giti cye. Rero abo baka amafaranga nta biciro Imana yashyizeho, nta n'ibyo ikeneye, kubera yuko ikeneye ko abantu bayisenga mu kuri no mu mwuka. Rero umuntu waka amafaranga agiye gusengera umuntu, ndakugira mu butayu, ndakugira mu musozi, ndakugira iki, uwo muntu ni igisambo. Mbisubiyemo, ni igisambo. Imana nta muntu yatumye ngo imubwire ngo baguha amafaranga cyangwa ikiguzi runaka Imana yashyizeho kugira ngo abantu basengera abandi. Imana ni ya buri wese yemerewe kwigererayo. Abaka ayo mafaranga ni ibisambo. Tujya twumva inkuru z'abantu batsa amafaranga ngo basengera abandi batsa ibiguzi, bagahamagara ku matelefone ngo hari ibiciro runaka twashyizeho kugira ngo tubasengere. Aribwo bwose ni uburyo bw'ubujura, ni uburyo bw'ubusambo. Imana nta muntu n'umwe ushobora kumva kubera ko yahaye amafaranga. Icyo Imana igushakaho ni ukukizwa, ukakeresa umwami n'umukiza. Wamara kwakeresa umwami n'umukiza, akaba muri wowe, kandi n'ubugingo boraho ububona iyo wakiriye Yesu. Ntabwo ubona ko umuntu yakwatuye abugusengeye cyangwa nta nusabira undi ubugingo boraho, ahubwo ubugingo boraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Nta giciro, nta mafaranga ariho, ntayo twatanga kugira ngo tubone ubugingo boraho. Nta dini runaka rihari twajyamo kugira ngo tubone ubugingo boraho. Ahubwo kubona idini, ubugingo boraho, ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Kandi nta muntu ushobora kugusengera kugira ngo ukire indwara runaka agusaba amafaranga. Ahubwo uravuga ngo mwese isengesho ryo kwizera rizahagurutsa umurwayi ku gisasiro cye, ariko ntabwo ari isengesho ririmo amafaranga. Arakumva ko ari isengesho ririmo amafaranga, ni isengesho ryo kwizera. Rero nta muntu ukwiye gusaba undi amafaranga kugira ngo amusengere, nta muntu ukwiye gusaba undi amafaranga kugira ngo amwakize Yesu, uko kwemera Yesu ni ubushake ku muntu. Iyo umutumiye Yesu aza mu buzima bwawe, rero kumwemerera akaba mu buzima bwawe nta kiguzi bisaba, nta maturo runaka bisaba, nta mafaranga bisaba. Iyo umaze kumwakira agukorera byose ku buntu, kuko Yesu byose abitangira ubuntu. Murakoze cyane.